se kusozi nije gisamagwe wenda mu nzozi simba kure kugira gusanje nyikwambike usura mu mitima sinikura mu mwijima sinjye mu mitima babuzima nije baza ko muzirutiye baba mu mbazi ufana nta mpano ngira pe oya ufana nde mu bagiye kuririmba bano bajama oya haje kuza The Ben Bruce Melody hari igihe batanaza ko ntarababona ndabafana nibajya kuri stage bataragera kuri stade nagura abafana kareka ubwo se namenya gute ko bazi okay tuvuge ko okay katwizere ko bari buze ikizere kirarema basi twizeye ko bari buze bose ndabafana ariko cyane kitoko indimba kitoko wemera cyane cyane ko amaze n'imisi aravi je t'aime yo uri mwiza yo nta usa nawe yo birakwiye ko mbitsanga mu buhamyi isi yose ikabimenya ni nk'igitangaza kukugira nk'inshuti ikomeye butimbo nisange sere twisansure nyikubona wowe ndwaye wandwaza ryama mu matuzu ureke gisimu shaha wifashe bubandi koko wishwe n'amafari fosho baze ke nkitagitinya papa kamure kutanezurubwa naragukunze nawe nkunda fo bebe line ukatubyibagirwe bebe bebe barakuya garangira kamuturire makari oya kwivugura seze oya jana ari musubije navuga nanjye ndamusereka nivugura seze nari musubije n'ujya kwanda gusubiza reba hano uri seriye twagiye gute urubanza ruracibwa urubanza ntabwo rumurangiye ntabibonye teni yani ubundi nahita nivira baranyanga cyacu natanduca kanga uri umuntu mu rugo subirana umwana wawe akanya gato narangira nubatse ko baby iminota ibiri nanjye mumwe kabisa umwe cyacu bombi tubavunjamo ibiri umwe ngiye kwavunjamo umwe n'igice oya umwe n'igice ni mwinshi cyacu umwe twataje okay baby ubyaza umusaruro fongeye kurasa ku ntego ngo baby tell me why not to love me inshuti zanjye zose azizi kuba mfite girlfriend baby don't break my heart ndakwinginze winyangiriza time every morning umbwira kuretse agacupa amaze nijoro ugataho gwira ibikuta tell me why you change for me njemba nshaka kukwereka emotions zanje cyaze nturi romantic wikundira imoni nigigaza ubufu ikaze kuri stade y'akarere ka Bugesera stade igiye kuberamo ibitaramo bya Summer Country Tour ni igitaramo gihuriramo Bruce Melody The Ben Bwiza ndetse na Kitoko ni igitaramo kigiye kuba ku nshuro ya gatatu kubera ko inshuro ya mbere ari ku itariki ya 13 ku kwezi twari turi mu karere ka Musanze ku itariki ya 20 twerekeza mu karere ka Nyagatare kuri inshuro rero akarere gatahiwe na karere ka Bugesera icyo nakubwira cyo nuko ibitaramo byakomeje kugenda neza nkuko byari bipanze ndetse abanze nabo bakavuga ko urukundo rw'abakunzi babo rwakomeje kugenda ruba rwinshi cyane kandi rwiyongera kurenza nuko bo bari babipanze ariko kuri iyi nshuro mu karere ka Bugesera nabo bakaba biteguye kandi bameze neza cyane icyo nakubwira nuko Bwiza yamaze gutangaza ko aje mu karere ke umwamikazi wa Bugesera bityo ko na stage agomba kuyigarurira ikabiye ndetse n'abandi bahanzi bagomba kuza ko ibyo bagomba kuvuga byose bagomba kubishyira ku ruhande kubera ko utapfa gutsindira umwamikazi mu bwami bwe gutyo gusoko biboneye mbere ku bitaramo bitangira tugiye kunyura mu bakunzi b'umuziki baje muri ibitaramo cyane cyane urubyiruko batubwire se urubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rwiteguye gute ibitaramo ese bari gufiringa gute barumva bameze bate ariko nanone n'abafite impano muri bo tugende tubanyuramo hanyuma tugende tureba n'inzozi bafite ngo ikaze iyi ni Mvange ndashaka ngo munyibwire gusa ibitaramo biri ku byaje hano mu Bugesera ubundi abantu b'Ubugesera mwabyakiriye gute cyane neza nari yaje bro ndabona wowe twaje ni mari yawe njye ni ruzungu muri twaje akantu k'akamari we cyane impamba wowe uryamye kuri ndese ndi kuri Ben ako kinyusi ni mu maraso buretse gato umunga isancanga wowe uryamye kuri Ben ariko kinyusi ari mu maraso ubwo birahura bite
Kuba tumenyereye abafana tuzamura mu bicu. Kinyusi urabazamura mu bicu. No The Ben tera mu feeling fresh. ibyo nabishyigikiye man. Birashoboka. Niko bimeze se nawe? No. Gifana Bruce. None ukuntu mwambaye mumeze nkaho mwari musanzwe muri kumwe. Ntabwo muhuriya. Sibyo? Ibi bintu nyine bivuze iki byo? Cyangwe gutya na gutya. Uyu ni brother. Muravuka? Brother gutya to. Ubwo tuba turi kumwe buri gihe cyose n'ubundi uko tugenda tuba turi kumwe. Ibitaramo abantu bibugesera bo mwebwe. Ni iki kintu mugiye kurusha abantu b'Inyagatare na Musanze twavuye mbere? Ikintu cya mbere tugiye gukora urumva tugiye kugaragaza ko Bruce ari we wa mbere na mbere. Yes. Icyo kintu cya danje tugiye gukora. Ubwo The Ben akwiriye kuba afite ubwoba rero. Agomba kwikanga. Niko byemera abana. Wowe uvuze ko The Ben umufiringa? Cyangwa uraza kuri hose? Uradutungura njyewe ndaba ndaho ngaho. Wowe mbese urafana niko ko umuntu afana iki kipe iri gutsinda. Uri bari guterura abantu mu bicu wowe ni uri. Nanjye ndazamuka mu bicu. Uri buzamuke. Okay. Ninde ufite impano muri mwembe? Me. Wowe ufite talent? Banza nkwita imirongo yawe. Personally. Mama ziko nzamukiza icyo atazi ko nataye umukiza abandi barara basenga naho je nkarara ndacemba nkarara nasunda sinkira umwana w'idini urebye nabaye nk'igini mu buraya banyita kigingi ndari ijoro ndimo ndarya filingi ayo nkoreye umwaka nyarya mu ijoro rituzuye dore sigaye nk'imogi iyo ndi kumwe n'amaji mu nda z'abakobwa huzuye amagi ubwire nyogokuru nitegure nyogokuru musengele gira musenyeri sorry mama so sorry papa sorry brother so sorry sister man mbere yuko ngira ikintu mbivugaho hano hari abagabo bakwiyumviye iyi mpano yo bivuga biki uyu nguyu ni wazaza uyu nguyu ni uzasimbura ba Beni n'abandi bari kuzamuka mu ngo urumva afite talent ya danje arakwemeje cyane burankoma urumva bimeze bite yana ngewe warankomye pfo ni ngewe ndi umuhanzi mbere na mbere nitwa Sam Time official time iriya y'igihe yes Sam Time cyangwa ni Sam Time Sam Time yes okay no kumbuga nkoranyambaga yitwa Sam Time indirimbo umuntu ayibona oya nago radio nago freestyle ariko hariho izindi hariho nyinshi dukubite kuyiriho numvaga nzaba ndi umugentro ari njukaze muri centre ibintu byose ari munange nta mishinyiko irimo nshaka kuzuza banke bandi gusenga imana ngize inkura imihanda kugira ngo mve imihanda birasaba ubuhanga sindi gushaka darling ndashaka lale mani shyire mu nda sindi gushaka darling reka da ni mani shyire mu nda nkapfukama ngasenga Imana y'umuhanga mfana muraka kaga fatanye na rubanda kwanda ibintu byaranze nukuri byaranze twese byaranze yaman iyo ni abafana muri abantu banyuzwe n'inganzo muri iyo bayita byaranze ndi kumwe n'umujene witwa Kenikayi waririmbye Imana y'imihanda ako kantu ntago mukumvise ntago turi kumvikira iyo ndirimbo bahise mwayisubiyemo cyangwa ntago ari Imana y'imihanda yitwa byaranze ugayikoranye wa mundi Kenny wakoze Imana y'imihanda urumva ko n'injyana ariko n'imirongo yo mu Mana y'imihanda bayikuyemo ya ntago irimo Gusa wayumvise? Nayumvise. Tubwira imirongo mu Mana y'imihanda wumvise? Hamwe avuze ngo Mana y'imihanda, Mana y'umuhanga. Niko kantu kajemo. Wewe ngo yindi yari Imana y'imihanda ubu tuje ku Mana y'umuhanga. Okay. Abanyarwanda rose sasa bakwitega iki? Bitegura ibintu bya danje kabisa. Vuba hafite na song nshyashya ngomba gusohora. Yego. Bashyigikire bankunde kabisa nanjye future superstar. Man.
kandi bigomba gukora yeah. kutamubakinga se man. Big up bro. Ngende manager bro. Uri manager. Bari. Okay, umumanaginga gute? Twe turabikurikirana. Ubu ngubu nka manager wabo bamaze no kubona stage tayari. Stage nayibonye ahubwo. Mugende dufite performance. Batwitega ituntu twa danje. Okay. Abantu bafite impano bandi nibo ndi gushaka. Talent itebo. Apu hegera hano. Muduha akanya gato umuntu ufite impano hano wasanga ari no koga akaza kwita yoga hano bikakomera. Mutata Abdullah hano. Meze fresh. Bakwita ndere. Banyita Shimwe Alex. Shimwe Alex. Ufite impano Alex. Impano yo kuririmba. Yego, ufite imirongo yawe cyangwa oya ni yabandi. Yanjye nayo ubwo iri imbere. Dukine game cyangwa urabanza nkubita imirongo yawe. Wara nkubita imirongo yawe mpite ngukubita kuri game. Ndabaza nkubitaho gatoya kugira ngo wumve yuko nanjye ndi umujene ubirimo. Ngiye gutamo indirimbo akaririmbo gatoya ka Dizdor. Aha, abafana ba Dizdor hano bari. Okay, twagiye. Ngese wangira inama, ngese ubundi ubwo ufite umutima nama, cyangwa uri kirura kihishe mu nama, sinagoswe umunsi wakubita mama. Nzi wangira inama, ngese ubundi ubwo ufite umutima nama, uri kirura kihishe mu nama, sinagoswe umunsi wakubita mama. Ya man. Aha, twagiye sasa kuri game hano. Abafana ba Dizdor kumudakora ko mutari guhayipinga umuhanzi wa Munago ya Dizdor. Iyi ni indirimbo ya mbere cyacyo ya mbere atangiriyeho. Baretse gato. Mwiyede munago ya Dizdor. Niyi ariko nagaririmba gute. Aririmba gute. Niwongera kuvuga u Rwanda maniga yanjye nge ndagukanda aho twaze harimo umwandi ntari zirisha intambira byanga ndavuga rudasunga nge na genge tumwita Imana kuko niwe waje avuza impanda twinjira mwiri juru bitu Rwanda none dore wowe urashyira ibi hano tugakomeza twikinira hano dufite icumu n'ingabo ushaka kwanduranya tugutama imbunda kumbunda umunwa ku munwa ingumi ku ngumi ukajya ngo ukubiswe n'inkuba. Hano bose bafana Dizdor. Ikintu tugiye gukora hano. Tugiye kureba umuntu abantu muri hano. Umuntu uri bubakome kuri Dizdor mukavuga ngo tubone Dizdor wacu tuzi. Turaza gutandukanya abantu hano. Sibyo? Aha, duhere hehe? Duhere hano. Kuya kuri ngo yamaze kudukubitira imirongo. Twagiye indirimbo ya Dizdor wemeye. Extra stamina. Aha. Sham. Just because of usinyirisha umata. Kuko mbere yuko duhuza nari crazy meze nk'umutaliban abo nabatirije mu mazi menshi bo ni benshi ni nkabona bese ko mfise benzi. Okay, mwamwumvise? Okay, twagiye. Iyi dushaka ya Dizdor. Subiremo. Nta kibazo. Wowe mu nkomere ndashaka kumwemeza akavuga ati mvuye kuri Dizdor ngiye ahandi. Dizdor ndamusize hari. Niwongera kuvuga u Rwanda maniga yanjye nge ndagukanda aho twazi harimo umwandi ntare zirisha intambira byanga ndavuga rudasunga nge na genge tumwita Imana kuko niwe waje avuza impanda twinjira mwiri juru bitu Rwanda none dore wowe urashyira hano tugakomeza twikinira hano dufite icumi n'ingamba dushaka kwanduranya tumutama ingumi ku ngumi imbunda ku mbunda umunwa ku munwa ukagira ngo ukubiswe n'inkuba. Aha, ninde twemera hano? Turi guhengamira kuri ruhande. Yego, Umukobwa mushaka niwe nakemera. umushakira iki mwana? Mushakira iki? Wallahi reba hano ariko sister. Cameraman uri tayari? Eje. Cameraman uri tayari? Yego. Mubwire. Uyu musdem. Uraririmba, urasiga, ukora iki? Ufite impano. Iyo tugiye gukoresha tumubwira ukuntu ari mwiza, ukuntu umushaka. Yanje n'umunwa nje papa. Koresha uwo munwa. Ngaho mubwira ibyo ushaka kumubwira. Uyu mudemu bitewe no kuntasa. Akuyemo zino rinete. Yego. Wallahi Tumubwira zikuremo. Yabatirije mu mazi menshi. Yego. Nanjye wambatiza. Wallahi uyu mudemu mumukomera amashi. Uri umusani? Hari umuhungu wisabiye kuzabatizwa. Urabatije man? Nje narabatije. Ntabwo ushaka kongera kubatizwa se mu mazi? Oya,
byo nabirekeye ba nyirabyo. Wowe uri hehe rero? Yes, ubu ngenda ahangaha. Uhagaze kuri ruhande? Rwa Bruce Melody. Bruce Melody? Bruce Melody. Indirimbo ya Bruce Melody ya Danje. Cyanje ijwi ryanjye ryawe. Oya ntabwo tuze kuririmba, tubwira izina ryayo. Akarimbo kitwa Beautiful. Beautiful? Beauty. Beauty? Beauty? Bruce Melody Beauty? Hari umuntu uzi indirimbo ya Bruce Melody yitwa Beauty ra? Ndivuze nabi ariko uri gufera abanyarwanda bro. Cyangwa ni Beauty on fire? Ni Beauty on fire ni Beauty? Nyine nibuka ku kantu ka Beauty niko nibuka. Wowe ku kantu ka Beauty? Niko nibuka. Kire tudukubise nka kapera tukayumva. Oya ijwi ryawe ni zaza. We byanze. Biradidibye. Hari umuhungu ariko twapfukiranye wari kutubwira ko afite talent. Gera hino pa. Tujye kuri game. Shiramo. Indirimbo ya mbere ukunda twagiye yitwa ngwiki? Ye banyita Regis ndiba nkunda zose ari Ben. Ari Bruce Melody, ari Bwiza, ari Gitoko papa wanje. Guhitira myo nshaka. Yose ubonye utemo jepe. Tumuyiye. Ya Ben yitwa ngwiki? Igisamagwe. Indabo zanjye. My brother. Hano hava? Yes, sir. Yaje? Okay. Twagiye. Biremewe, egera hino nkubwire. Twagiye. Se Kusozi nije gisamagwe. Wala mu nzozi simba kure. Kugira gusanje nyikwambike. Busura mu mitima, sinikura mu mwijima, sinjye mu mitima, mutse babiri gozima. Nije baza ko muzirutiye yose, baba mombazi. Teko by'imitego, nkaje mbaza ko w'ijambo ndumuvyango cyarembwa. Mumuro batubula buje urimo mujya byundura magaze umusozi nije gisamagwe bora munzo zisingira kure muzobweza musayene nyikwambike neye nawe ducimaka nawe ducimaka oh no ducimaka nawe tugimaka nawe tu oh mo Rindira ingoma tujye kuyihe jya kuza Gitoko Kitoko ubwo turajya kuyihe jya havuyemo izavubu nushaka unsubiza hasi nyijya kwibera genda atanzikurikirana original dufatiye hera dufate wanema ntaribe okay yaje yahagize gataro kandi Memeretse tubanze twumva impano hano muri gusakuza simwo. Impano sinago muri kuyemera. Ntago muri kumukunda. Ejo bundi gizu zira stade muri kureba. Ufite ganda kuzi stade. Original. Na yuzuza kandi muzavuga ngo twaramureba. Ngo twabona kwa kagasima. Hata twigendere webereke. Yego. Indirimbo yaje? Okay, twagiye. Ndirimbo ntabwo iraza bro. Jago kushyira wizane. Don't drive the Rwanda. You're the one and I need to you. Baby, what can you wonder? You never gonna live for you. Oh no, rock to oh yeah. Ilaga. What? Wenye mama wange. Wenye mama wanje. Wenye mama wanje. Wenye mama wanje. Dijunjura kuba. Ningusigira amata narinze kuzagaruka
sinshaka kukwibagirwa indoro yawe indoro yawe yawe Umva nkubwire ikintu ugomba kumenya stade uzayuzuza original iyi stade uzayuzuza bro uzimana ufite man ngenda iryama uzamuka muri to nkavuga ni metero ugaruka humura urumva beat izamutse nzamuka mu twobora twari twarahangayitse mane twarabajwe nuko media yagiye kandi ziryama muri Bugesera twabajwe nuko media yavuye mu muzika akajya muri gospel none tubonye umuntu ugiye gusimbura nanjye birambabaza sibyo ubwo nanze ko tuzakora ikintu cy'ikwarabo none ngo yegere muri gospel mana uzaje muri gospel rero ngeze hoya urumva siko mbabaye man iyi si nomba cyako kwete abantu batakuzi bro kuki tutari tukuzi bo mutanzira abantu bese bakumenya witwa nde akazina k'ubuhanzi ngewe se banyita Ishimwe Mbappe Ishimwe Mbappe wo muri Real cyane ku mbuga zanje Instagram Ishimwe Regisi yego Ishimwe Mbappe mfite Instagram nyinshi mujye kuri Instagram nyinshi ubwo sizibona zingahe mushaka umuntu witwa Ishimwe Mbappe TikTok yego Ishimwe Regisi sawa hano hari indi mpano iri inyuma yawe katuyirebe tukubita imirongo yawe mbere nambe kangufashe yego twagiye imirongo yawe petiga hari benshi nakatiyesha urukundo rwawe rurihariye nzaguma nkukunda no ku mwuka wa nyuma baby ngwino nkwereke uko bafinda urukundo nyegera twumve ubushagarira ayiwe nje ndapfuye we ngwino ungwemosha urukundo ruruzuye sinkubeshya undimo urakana nkunda shahe undimo I want you like a grass feel like a grass feel like a grass baby papa every day mbanye kakuru wanje it's okay hagatima gateleli wawe mo bebe uza majoro ndarakubwawe no I go show you mama me I go give you my money sinkoreke izobodi nakati ya mabuji mu rukundo nje ngundi yo feeling ndanatwika rupita ziputinga ndashitinga nkananica umwana w'imihanda na rukundo ngira urebye neza buryana nuko nagira urukundo ruruzuye sinkubeshya undimo urakana nkunda shaye undimo abafana bari kuvuga gutyo bidubaye ngo yabaye season yatinze episode yatinze iriyo araririmbye ngo urukundo rumurimo ruzuye of course ruzuye gwakugiyemo kuva ryari kuva na kera bro iyi ndirimbo uyikora umaze igihe kinganutse uyikoze urumva bikeneye kubimenya se shaka ko tuganira okay ubwo azagutumire nanjye mfite ingoma ubundi mbere na mbere ko tujya mu ndirimbo bakwitane nitwa NI kabisa kuri YouTube bandike agatenge by NI ngoma ngiye kubatamo nitwa NI cyamane ku bareta babona igisi mubi agatenge n'izindi nenda kwa producer urancabiranyije musaza nitwa NI indiri umuhanzi ni NI indiri biri kuri YouTube yitwa agatenge dukubita freestyle y'agatenge mimi nataka kusikiliza sana sikiliza sana wewe ni ndoto yangu ya kila siku mama everything for you dare ndamutse nk'ubuzani loss I need you kubana nawe disimbo nari gahunda mama baby ngwino ndagushaka mu bajama ndakurata mu buzima ni wowe nifuza baby kandi oya sinicuza no nagona kwicuza bu ni wowe nifuza bu ni wowe nifuza
cyase ndagukunda baby nza kuvura na gahinda nguteteshe nka gahinja mfite ukuntu mbica mfashe kunda icyase ndagukunda baby nza kuvura na gahinda nguteteshe nka gahinja mfite ukuntu mbica mfashe kunda icyase wenda kunsaza indekera abaheta bose mbicaze ufite ukuntu bicaho inyita kenzo umwami wigemu tukibakoze nahise njugunya credit bitch ndakoshona mita njugunya shadia fone ndaboroka mita nkatira Claudia kubera wowe nahise minduka mafia ngo kenyera agatenge ufite utuntu ko rukenyera agatenge ngashiduka nanyo nakubisa agatenge ari umuntu uzanyatigisa ibisenge ndabica fasho nagona kuriza mama utenga ka entrodisi inkundu kuntu nkunda shenge cyase ndagukunda baby nza kuvura na gahinda nguteteshe nka gahinja mfite ukuntu mbita mfashe kunda it's for me any eye Bamumvise zongereho kino kintu yego abahanzi bazaje batwumva neza yego baba barahereye ahangaho uyu mwana utangiye kuvuga nka pasiteri bwiriza ukimara kumenya yuko uyu mwana afite impano yego The Ben namanuka yicare icyo kintu nakireba uyu mwana yakumva afite impano ingana gutya akaba yicaye muri remo reka mvuge muri remo n'abatayizinira muzini yego mu ndimi zacu ariko uyu mwana mu bapeti bose aka kanya nibwo nje yego ariko abantu maze kumva uyu mwana nuramujama wari umusitari cyane nubwo ariko uyu mwana afite impano oya we tuzi zacu azumva nyuma ariko uyu mwana turaye tuvuga ikintu dusubira ikindi nimba hari umuntu umeze nkawe kano kanya izi sinzi nimba zijya zivuga cyane ariko ziravuga urikumvikana ziri kumvikana bino bintu muze kubyareka bano bakuru bacu nubwo ari urucabana uyu mwana ariko reka njye kugira ngo nkwereke ko ibintu nkora mba ndi seriye agiye gukanda akanyenyeri ibintu nkora njye ni seriye kanda ntago njya mvuga nagiye nimero shyiramo nomero kandamo ndanayavuga cyane ndaje mbabwire ngo nangahe ntabwo yarenza desi utangiye guca urubanza utarareba ayabone nimero zuzuye ziruzuye n'izi ngizi yego kubw'igikorwa tukoze njyewe uramamye bro aya mafaranga yose man amazina nayo niyo gisotse kabisa katurebe utaye murata bro ugiye n'unywa icyayi katurebe ngo nangahe aya mafaranga ntago kamera yabona ariko ayo ariyo yose barazumva n'undi babwire ngo nangahe tubwire oya nutanga akaboko k'ibumoso ntikakabona akakiburyo kakoze yageze kunama nk'uyu mupeti uramukoma ndamukoma sawa imirongo twagiye tunihuta kandi okay amazina yanjye nitwa Offender yego Offender ngiye kurimba indirimbo yitwa Adamu ya Offender ni yawe Oji cyane all right let's go ngo baby nutinye kundabura izi shore z'inyamata zo ziramabuka Adamu gatunda nkaryana peti umurana ukuri sinaguteza abapeti no sinzi ukujunjenza ndagukumbura nka lem please baby wampaye umunyenga Offender sindongera kwiyenza je buri munsi ndagushakashaka niyo nakubuze ndarakra asinzi uko wangize ubanza warandoze imbere n'inyuma ni sawa ukuteye ntawe wakugaya niyamya bakwita malaya kandi ndibo bashaka kukugira indaya she call me today phone nayikuye makade mbwira nze dukora icyaha today ni wowe nkunda baby njenje nkora just nka Adamu Imana yarakoze kumpa madamu ngo twibaruke gana beri amuri geto mfite mododoma na baby bamwita Offender baby reka ngurimbira akaririmbo yego oya katatu bazo umujaji hano umuhanzi wa mbere avuyeho
umutamu uravuga uturankomye uyu mwana we hahora nkoma buri munsi we yabigize akamenyero uyu we hahora nkoma buri munsi iyo si imitwe mani oya uyu nguyu tubana gucya kuri matora murararana yandika uhari yandika amari yarayihagaze ibyo nabyo tuze kubitsimbaraho Latifa wabyumvise ati tubana kuri matera reka tuvuge mu kavumu ubwo ngubwo ariko uyu wehe ni ikindi cyiciro ofenda na NI oya uriya mwana uyu mwana hagarara imbere we ntabwo urankoma neza uyu mwana bamwita NI yego bamwita Govin turi kurivuga neza NI nasomyemo gake ariko uyu Govin ofenda we ni ikindi cyiciro ni more than you urabyemera wapi ntago mbyemera tso ubwo rero tugiye ku rubanza rugiye kwica rero ngiye gucyara igihembo nyamukuru yego igihembo nyamukuru inote ya kibiri yezana nyifata wikompea mfite amafaranga papa zana nyingi yafata nyine ndayafite ari kuri mama tena telefone ngira yama mu ntoki ndabizi ndatsinda umuntu usaba bana bukaya confidence twagiye hagati judge sawa ndajyamo hagati yanyu mwembi kugira ngo mubatoringe numva mutangiba abantu mwegera inyuma gato abantu badafite impano bari kutwegera cyane bambwiye ngo Nyamata ntago mwibana icyo kiza cyane bavuze ko n'abandi bafite impano bakegera hino Nyamata ngo kugira gusa bararoga gusa Nyamata ntago bajya biyo mwana akantu ko kumenya Nyamata mutiba ngo muroga gusa niko kari kunye buri umuntu wamwiba mara ariko ntumuroge akabisa tuhere heraho nari nushaka umuhere oya aba bajama turi hano abandi bari kutubwira impano zabo ufana nta mpano ngira pe oya ufana nde bagiye kuririmba bano bajama oya hagiye kuza The Ben Bruce Melody hari igihe batanaza ko ntarababona ndabafana nibajya kuri stage bataragera kuri stade ntabwo urabafana ubwo se namenya gute ko bazi okay tuvuge ko okay katwizere ko bari buze ikizere kirarema basi twizeye ko bari buze bose ndabafana ariko cyane Kitoko indimba Kitoko wemera cyane ko amaze n'imisi aravi yo je t'aime yo uri mwiza yo nta usa nawe yo araviyo je t'aime yo uri mwiza yo nta usa nawe yo bagiye nawe twumvishe wowe ukunda nde wowe wemera nde utaye iwacu indirimbo y'Iwataye Iwacu man umvise ari Kitoko ko badutayemo nakinyuma nyine ari akinyuma ndirimbo akantu gato yake akinyuma